Karibu mu kiganiro cya Roswar, Imana ibaho umugisha muri kumwe na Adrien. Ndifuza ko dutangira dusenga dushima Imana. Dusenge. Ndagushimira Imana nziza, tugushimiye ko duhaye bundi buryo. Tugushimira buri gihe iyo tubonye akanya ko guhimbaza, akanya kaba kumugisha, kandi iri jambo rirekeshe Mwuka Wera kugira ngo rigire imbaraga muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe. Ndizera ko mwagize akazi keza, umurimo mwiza. Tugiye gusangira ijambo riri muri Zaburi. Tuze gusoma Zaburi y'115. Zaburi y'115 umurongo wa 9 tugere ku wa 18. 115 umurongo wa 9. Tusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo, wa bwoko bwa Isirayeli we, wiringire Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Wa nzu y'aba Aroni we, mwiringire Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Mwabubaha Uwiteka mwe, mwiringire Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Uwiteka aratwibutse, azaduha umugisha. Azamugisha inzu y'Abisirayeli, azamugisha inzu y'Abaroni, azamugisha abubaha Uwiteka, aboroheje ndetse n'abakomeye. Uwiteka abagwizanye n'abana banyu, muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Amen. Imana yacu nishimwe. Nifuje ko tuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo, mwabubaha Uwiteka mwe, nimumwiringire, cyangwa se mwabafite kwizera mwe, mwiringire Uwiteka wenyine. Cyangwa se mwebwe mwacunguwe, mwabera mwe, bavandimwe, mwiringire Uwiteka wenyine. Imana yacu nishimwe. Ndimo ntegurira ijambo, nibutse ijambo rivuga ngo, hahirwa abiringira Uwiteka. Rivuga ngo hahirwa abiringira Uwiteka, ngo bameze ngo nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo iryo jambo rivuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, turihuze n'iringiri ku murongo wacyo uvuga ngo, wa bwoko bw'Abisirayeli we, wiringira Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Amen. Muri iri jambo nifuje ko dukoramo ibintu bibiri. Ushobora kuba ufite ikintu uri musengera, cyangwa se ikibazo cy'ingutu zimunyuramo, ubuzima bugoye, cyangwa se ufite icyifuzo cya bagenzi wawe, abavandimwe, inshuti. Uyu munsi numvaga mfite ijambo rya mbere rivuga ngo, iringire Uwiteka wenyine. Iringire Uwiteka wenyine. Iyo tuvuze ngo iringire Uwiteka wenyine, bivuze ngo abantu ntibarimo bakora akazi kabo. Abaganga barakora akazi kabo, ababyeyi bagakora akazi kabo, inshuti zigakora kabo, abandi bakagemura, abandi bagakora amasuku, ariko Imana tuyiringire kuko niwe muremyi wacu, niwe muremyi wa byose. Imana yacu nishimwe. Ijambo riravuga rero ngo, mwabiringire Uwiteka mwe, nimugire mute, nimumwiringire. Imana yacu nishimwe. Byakara ravuga ngo, niwe ngabo ibakingira. Uyu ndashaka kuvuga ngo, uyu munsi twongere dutekereze ko Kristo ari we ngabo idukingira. Impamvu ingabo ikenerwa ku rugamba nuko hari imyambi iturasaho. Bivuze ngo natwe turarasa, ariko aho turasa nabo hagira uko batusubiza, nabo barongera bakaturasa. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo, mugende mwikwije, harimo no ngo ufite icyuma gikingira igituza, ufite n'ingabo. Dufite ingabo idukingira. Imana yacu nishimwe. Muzashaka kukubwira ngo rero, dufite ingabo idukingira, dufite umwami, dufite Kristo Yesu. Uwo ni udukingira ya myambi yose y'umubi, ya myambi yose ya Satani aturasaho. Kristo Yesu ayigira ubusa. Imana yacu nishimwe. Muzashaka kukubwira ngo, mwiringire rero, mwiringira kubera ingabo, mwiringira kubera ibyiringiro bizima, mwiringira kubera byose, mwiringire agufashe mu byo urimo byose, kuko Kristo niwe ngabo igira gute, niwe ngabo idukingira. Imana yacu nishimwe. Numvaga rero muri no Roswar y'uno munsi, muri meditation y'umugoroba, navuga ngo
tekereza icyo uri musengera uvuge ngo Mana ndumva nkwiringiye, amaso yanjye yakuye ku bantu, nyakuye ku bintu, amaso yanjye ndayakweguriye, amaso yanjye ndayaguhanze, ibindi byose byinya attention yanjye, ahubwo nyihaye wowe Kristo Yesu. Uwiteka nahimbazwe cyane. Hari agakozi kavuga ngo abiringira abantu ngo barabahemukira cyane, ngo kuko ngo babahanga amaso, ngo ubundi ngo bakagira gute, ngo bakabakoza isoni. Ariko ngo wowe ngo ntago wowe ngo uhinduka. Haleluya. Wowe ntago uhinduka. Muri ibyo yavugaga Kristo avuga ati wowe abakwiringiye ntago uhinduka. Imana yacu nishimwe. Ndashaka kukubwira umwami mwiza, umwami wadukijije, umwami ukidukorera ibitangaza, umwami udahinduka, umwami umwiringiye wese mugirira neza, umwami uguha amahoro yo mu mutima, umwami utumusinzira, umwami utumutuza, umwami utumugira ibyiringiro by'ejo hazaza, utitaye kuko ubuzima buhagaze, utitaye ko situation iteye, yaba ari iri financière cyangwa se amafaranga, yaba ari iri social, yaba ari indiri iki, ibyo byose ntago abyitaho. Uwiteka kugirira neza. Imana yacu rero nishimwe. Ngijambo nari mfite ivuga ngo mumwiringire, niwe buye rizima, mumwiringire niwo kwizerwa, mumwiringire niwe udatetereza abamwisunga. Imana yacu nishimwe. Kandi aravuga ngo uwo yavuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo kugira ngo uvuga karibu ngo ninjire. Uyu munsi rero kuvuga karibu, Uwiteka umubone mu buzima bwawe bwose, mubona ahindura amarangamutima, mubona ahindura ibyo abantu baha agaciro, mubona ahindura ibyo abantu bumva bidashoboka, kuko Kristo yumwakiriye uwo waba uri wese, urwego rw'ubuzima waba uriho rwose, uko sosiyete y'ugufata kose, akugirira neza, akuremera ubuzima budasanzwe, ukagira umunezero uvuga ngo nari narashikamwe, ndumva ndyohewe kandi ndumva nyuzwe. Uwiteka wacu nahimbazwe cyane. Ngiri jambo numvaga rero nabasangiza mu mugoro. Uwiteka akomeze kubagirira neza, kandi hahirwa uwo mwiringira akamushikamizaho ibyiringiro bye byose, kuko uwo nguwo azakomera, ntabwo azakorwa isoni ku minsi mibi. Uwiteka wacu nahimbazwe. Munyemere dusenge dusoza, kandi tunabakangurira gukunda ijambo ry'Imana, kurisoma, kuryumva, kuriganira, kurisangiza abandi, no kugira umwanya waryo mu buryo buhoraho. Uwiteka nashimwe cyane. Reka dusenge dusoze. Turagushimiye Data, tugushimiye kuduha uburyo kandi bwiza wo guhimbaza no kuvuga uko bikwiriye. Uganze kandi utegeke, kandi Kristo ijambo ryawe rigwire mu bantu benshi, kandi ryamamara rifite imbaraga zishoboka zose, kugira ngo abantu benshi baryumvise babashe guhindurwa naryo. Riherekeze rero Kristo, kandi igire umumaro mu gihe nk'iki, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uwiteka nashimwe, kandi akomeza ahabwe icyubahiro, namwe kandi abaho umugisha mukomeje gukurikirana Roswa ndetse na Romate, mu izina rya Yesu. Amen.